when I turn this side, when I turn the side, the love of God surroundeth me. When I turn all around, the love of God surrounds me. Souls TV, improve your passion. Ibihe byiza kuri wowe ukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, ni byiza cyane, turabyishimira aho uri hose birumvikana, yaba mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Kuri kamera za Souls TV twagarutse kugira ngo dukomeze kubana nawe. Rero ibyiza byose nibyo tuba tukuzaniye, ujye wibuka gukanda subscribe mu gihe ugeze aha ngaha kubera yuko ari iwanyu mu rugo birumvikana. Ikindi kandi wibuke gukora like ndetse na share, udusigire n'ibitekerezo byawe. Ibyo ngibyo nibyo tuba twifuza muri rusange. Uyu munsi rero, uyu munsi turaza kuganira n'umutumirwa dufite, umwe mu banyabigwi muri uyu muziki, cyane cyane umuziki wa gospel. Turi buze kuganira uyu munsi byinshi cyane bitandukanye. Araza kuducurangira, tubwire na bimwe mu byagiye biranga ubuzima bwe. Uyu munsi mbese biraza kuba ari uburyohe gusa. Wowe icyo tugusaba nuko utari buze kujya kure yacu kano kanya birumvikana. Je nitwa Urutambije, ngaho rero reka tuguhe ikaze. Twakiriye rero umutumirwa wacu nk'uko mubona muri studio zacu, akaba ari umugabo mu by'ukuri ubona ko akuze ku ruhande rumwe. Ushobora gusanga wenda muri rusange imyaka atari myinshi, ariko uburyo agaragara muri mu muziki ndetse no mu byizerwe musagaze neza. Reka rero tumuhe ikaze atangire atwibwira. Uraho neza? Muraho neza. Urakaza neza kuri Souls TV. Yego, murakoze. Ngira ngo rero n'uyu nguyu turi kumwe, watangira twibwira amazina yawe. Nitwa Mugisha Emmanuel. Nkaba ndi umupapa. Ibindi turakomeza kubiganira ngira ngo ahari. Status ya Mugisha Emmanuel ihagaze ite uyu munsi? Status yanjye ndi umunyamuziki. Naririmbye kuva kera nkiri umwana. Urabona ko maze gusesa akanguhe. Na n'ubu ndacyabirimo, ariko ikiruta byose nuko ndi mu Mana. Yego. Aha, uri umunyamuziki. Twishimira abanyamuziki buri munsi iyo duhe nabo hano kuri Souls TV, ndetse n'abadukurikira akenshi baba bakeneye kuganira n'abaramyi ndetse n'abanyamuziki muri rusange. Uyu munsi rero kuri Mugisha, ubundi yatangiye kariyeri ryari y'umuziki, usibye kuvuga ngo yabyiyumvisemo akiri umwana. Kariyeri wayitangiye ryari mu buryo navuga bw'umwuga muri rusange? Mu buryo bw'umwuga nagize amahirwe, nza kubona amahugurwa atari makeya kuva nkiri umwana. Natangiriye muri Sunday School, bigenda bikura, ariko aha ni naho byamaze gukura muri jye nkumva nabifata nk'umwuga. Ni muri 97. Muri 97. 97. Tukira aho ngaho, Mugisha, muri 97 umuziki wawukunze ute? Wawukundishijwe nande? Wumvaga kuri radio cyangwa nuko nguko wajyaga muri Sunday School? Mu by'ukuri wabyisanze muti icyo gihe? Kuko byabyimbye ari impano yanjye, muri gihe birabyimba biratutumba. Nakundaga kumva umugabo Lucky Dube. Mwumva turirimba twe turandyohereye, n'aba bakobwa be baririmba neza. Hanyuma ndangije haza kubaho umugabo umwe twasenganaga w'inshuti yanjye witwa Tom. Aza kumpa indirimbo y'umunyamerika, yampaye aka kaseti k'umunyamerika witwa Fred Hammond. Numvishije ukuntu aririmba, ndavuga nti bibibaho. Byarandenze, noneho nkajya mfata iyo kaseti nkashyira mu cyumba cyanjye,
nkagerageza kumwigana uko aririmba nkabira ibyuya nkavamo n'amaso ndya umutwe ndya kubera yaririmbaga nk'intare hari aho bagera bari abagabo b'abanyamerika bakaririmba nk'intare ukumva bakoze ikintu mu ndirimbo bikakuyobera. ubwo icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka irenga muri 20. Yes. Gutyo ubutangira no kwiga indirimbo z'abanyamerika. Ntangira kwiga indirimbo z'abanyamerika zinyibagiza za zindi za Lucky Dube. None se mvuga icyongereza mu by'ukuri kiragiye turabizi neza ko amashuri amenshi yigishaga muri systeme francophone. Wowe icyongereza wari waragikuye he? Yewe nigiye Bugande. Ugiye Uganda? Navukiye Bugande. Ababyeyi bacu bahunze muri za 60 bageze iriya barashakana baratubyara twigiye hariya. So narabyumvaga. Icyongereza waracyumvaga? Naracyumvaga. None se wazicurangaga ababyeyi bawe bakubwiraga ngo iki nimba mwaye mukiri kumwe wenda ugeze aho ngaho yajyaga kwitoza bakumva uracuranga ibintu ugasohoka bizi icyuye amaso yatukuye bakubwiraga ngo iki? Icyo gihe ntabwo nabanaga n'ababyeyi, nari naraje mu mujyi ababyeyi baba mu cyaro. Nibwo warutangiye ubuzima twakwita ubwo muri ghetto muri iminsi. Nta nubwo bwari ubwa ghetto kuko nabaga kwa mukuru wanjye. Wabaga muri famille. Noneho uwo mukuru wanjye nawe ntakunde kuhaba, akaba yagiye gukora ahubwo hakaba hari umugore we akaba ari mu mirimo ye, nanjye nkifungirana mu cyumba cyanjye ngasakuza, ariko nyine navagayo barimo kunseka ngo buse ibyo burimo gusakuza ni ibiki bizakugeza he? Mbe ukuntu nkuko ntabwo byabura ibyo. Akaririmbo ka mbere watangiriyeho ko umunyamerika harya ni Tom Deni uwo bari bagoye kasete Fred Hammond. Aho karembo bagacuranga hano live urakibuka? Ntabwo nkikibuka rwose. Ntabwo nkikibuka ariko izo ndirimbo narazibana zaramfashije. N'izundi mugabo witwa Ronnie Kenori harimo Anointing fall on me, anointing fall on me, let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing fall on me. Urumva ko wari waramize umuziki cyane. Muri rusange rero noneho ubwo utangiye gukura, icyo gihe ndateka ama studio ari mu Rwanda ari makeya ku buryo ari kujya gukora umuziki. Sangira ngo ntana yahubwo hari studio imwe y'umugabo witwa Imana. Imana yafataga live no kuri Radio Rwanda. Icyo gihe se ugeze ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo wajya gukora indirimbo yanjye ku giti cyanjye? Icyo gihe ntabwo icyo gitekerezo nakigize. Kubera iki? Kubera impamvu nahise njya muri korali. Kuko nakirijwe 9/7 mu kwezi kwa kabiri. Ese mugisha niki cyatumye ikizwa muri rusange? Ni byinshi ni umuhamagaro w'Imana, kuko ubundi nakirijwe kera niga mu wa 4 muri 86 wiga primaire. Yego. Noneho kuko ngiye nafashijwe na Compassion Bugande irahari cyane, byabaga ngombwa yuko tujya no ku rusengero kuko badufasha no kwiga. Ngiyeho ku cyumweru babwirije ndafashwa nisanze imbere njya gukizwa nkiri umwana. Ubwo wenda icyo nashaka kugarukaho nuvuga ngo iyo umuntu amaze gukura aba amaze kugira amahitamo muri rusange. Icyo gihe navuga ko hari uwakizwaga kubera ko wenda wasangaga manyinya yaramutwaye, cyangwa se wenda hari izindi ngeso zitari nziza avuga ati reka nzihindure. Urabona iyo umuntu amaze gukura abashobora kwihitiramo. None wenda hari abajyaga mu giterane cyabaye ugasanga wenda aravuze ati ushaka kwihana ugahaguruka kubera ko umutima wawe wagukomanze. Icyo gihe byagenze gute iyo tunyuramo muri makeya nyine umaze gukura? Icyo gihe maze gukura urumva byari kera, biba ngombwa yuko dutaha mu Rwanda, habaho kwidagadura, abantu bajya mu nsinzi, ndongera ngo inzoga, ndongera ngo umupagani muri makeya. Hanyuma rero muri 97 cyane cyane nko mu kwezi kwa mbere nibwo numvishije ijwi rinsanga aho nari ndyamye mu nzu nka 8 z'ijoro, rirampamagara mu izina Mugisha, njya gukizwa. Igihe kirarangiye ndashiguka, njya hanze ndazenguruka, nsanga
nta muntu uhari, ndongera ndaryama, nongeye kuryama rirongera riraza ndaryumva, bucya mu gitondo njya gusenga kuri ADPR i Remera. Ngezeyo turasenga, ariko icyo gihe wibuke nari narabaye umurasta. Wari ufite direde ku mutwe cyane, kuko intambara ikirangira hari abarasta benshi, abantu bari baravuye i Burundi bo bari bafite Rastafarians cyane. Noneho kubera iyo generation y'urubyiruko kumva rasta bituma nanjye nkora dread. None se ubundi kubera iki nyine wavuye mu burasta nibwo nyine nkubwira, iryo jwi rimaze kumbwira ndagenda n'ikigofero cyanjye ku mutwe njya mu rusengero ndasenga. Ujya mu rusengero wambaye ka rasta cyane, ndasenga, bahamagara abakizwa ndanagenda. Ariko nyuma baza gusigarana n'inama y'urubyiruko, nanjye nari urubyiruko ndasigara. Baravuga numva natanga igitekerezo mu rusengero, muri rya rubyiruko dushoje nyine amateraniro. Uwari uyoboye arambwira ngo wowe uri umurasta, nta bitekerezo waduha. Arongera ansubiza hasi. Icyo gihe wabyakiriye ute? Narababaye, sinanasubiyeyo. Ntabwo asubiye gusenga? Sinasubiye gusenga. Waravuze ati bano bantu banza atari n'abarasta. Aba bantu n'aba Babylon. Niko bimeze, niko byagenze. Hanyuma ndabyihorera, ndongera ndiryamira. Rimwe rero mu Giporoso ujya Kabeza hari itorero ryitwa Miracle Center. Urabona icyo gihe abantu nibwo bari bagitangira, baririmbiraga nako basengeraga ahantu mu kumba gatoya. Nibwo rwari urusengero. Habagaho n'ibyumba by'amasengesho icyo gihe cyane. Noneho jye n'abahungu inshuti zanjye tujya kwinywera ibure. Koko hari ahantu twanyweraga ibure hafi yaho. Ubwo ni itabi ku bantu badukurikiye, byumve neza nicyo bugishashatse kuvuga ubwo yazimije. Noneho tuhageze hirya yaho twumva abantu barakoma mu mashyi nyine, na twatugoma barimo bararirimba. Mbwira abo bagenzi banjye ariko mwaretse tukajya hari ahantu tukareba. Tujyayo bigezo, tugiyeyo bigezo barabwiriza, nuko nafashwe. Mwese ngenda avuga nti ngiye gukizwa ngiye imbere na bagenzi banyu barankurikira. Turagenda turakizwa, ariko iby'amahirwe make bo ntibakomeje. Basenze nk'icyumweru kimwe cya kabiri numva ntago bihura, bahita babivamo. Noneho jewe mfashwa na kwa kuririmba nari narabuze kera. Wasanze umuziki. Noneho ndeba korari kuniririmba, harimo abasore basimbuka akabyina kabisa, bari bavuye Kampala. Ndavuga nti nanjye gusimbuka ntabishobora kandi nanaririmba neza kubarusha bari kuko ntabyumvaga. Ariko se kumva wakuraho za direde ku mutwe wawe cyane? Nkumva sinazivanaho kandi. None ni gute wumva uzakizwa ugifite direde ku mutwe? Bana nasenze nazo nabo baranyihorera ntibamvugaho. Nsenga nazo hafi amezi nk'atanu na direde. Ariko uko babwiriza nkumva umutima urankubita, nyuma ninjye wafashe icyemezo ndagenda ndazikata, barazogosha, ngaruka ndi muzima, njyo yininga kwaya, ubuzima burakomeza. Ahanga rero cyari igice cy'ubuzima bwa Mugisha mu kugira ngo yinjire mu gakiza, mu by'ukuri amaze gukura no kwifatira umwanzuro muri rusange. Tugiye kujya kuri kariyeri ye noneho, uburyo yinjiye muri production. Ndumva ariho hantu ushaka ko twinjira gatoya. Ngira ngo baze kuri tekinike mashyirireho piano kugira ngo uze gutangira ukaririmba ka mbere. Waje gucurangira wiga gucuranga, ubundi wiga gucuranga kuko wari uzi kuririmba gucuranga mbere yuko wenda turi buze kwinjira kuri piano yacu mubona ngaha kuri kamera. Byaje bite rero? Wari uzi kuririmba ariko gucuranga nta gicurangisho ndakeka wabonaga? Nta byari bihari, ariko naje kugirirwa amahirwe. Urabona ambassadors, bano baririmbye ba ambassadors, bariya ni abantu bamwe, harimo abantu bamwe twareranywe ku cyaro aho twari dutuye Bugande. Kuva mukiri batoya. Tukiri batoya, bamwe twariganye. Noneho bajya gutangira, hari umwarimu watwigishaga witwaga Etienne Mbanda. yaranzi ku ishuri ko ndi umuririmbyi. Noneho tuza guhurira icyo gihe nari ntuye irukara ku kimodoka, aho bita ku kimodoka irukara. Araza, nagurishaga amagi icyo gihe, nacuruzaga amagi na fanta. Noneho arambwira ati umbwirire ba Samu
bazi Kigali ndashaka ko dutangira korali, ariko icyo gihe bayitaga yavuze nka branch imwe yitwaga Golden Gate y'Ibugande yabo nanone tuvuge ko Golden Gate ariyo yavuyemo ambassadors. Birashoboka kuko yari amateka avuga ati ubambwire baze dutangire Golden Gate hariyo. Ndagenda ndababwira abana bahita bazi Kigali batangira ambassadors. Noneho muri 97 mu kwezi kwa 12 ubwo urumva nakirijwe 97 mu kwa kabiri maze kumenyeramo nibwo nahuraga n'umwe muri ambassadors. Ndambwira ndashaka kwiga piano kandi nabonye mwebwe muyifite. Icyo gihe uwo musore ubasigaye aba muri Amerika niwe wayitungaga yarayibikaga niwe wabikaga piano ya ambassadors. Yitwaga nde? Yitwaga Yusto. Niyo umuntu watangiye abika piano ya ambassadors. Ubwo abantu badukurikiye babyumve neza ko piano ya ambassadors yabikoga n'uwo mugabo Yusto. Noneho ndambwira ni Yusto ndashaka kwiga piano. Aturampa amafaranga namuhaye 1200 cy'amanyarwanda y'icyo gihe. Yari menshi cyane. Yari menshi. Yari nk'ibihumbi nk'ijana. Yari menshi kuko ikiro cy'ubugari cyaguraga ngira ngo 25 niba atari 30. Nose wari wakuyeho amafaranga wabaga mu rugo? Icyo gihe nari i Kigali. Wari i Kigali ariko urumva baraje nanjye ndaza. Ariko nk'umukoboyi natangiye gushakisha nshakisha ntangira nge nadoze n'inkweto muri Kigali Remera hari. Ubwo tuvuge ko abantu bakuzi wenda abantu badukurikiye abantu batwiremera wenda bahazi kera ninde muntu bakwibukira ku gaki cyangwa hahe wakoreraga? Nakoreraga hari ubona hari MTN hano mu Giporoso. Hari aga studio k'amafoto aho ngaho niho twagirira twaparikaga tukoza inkweto kuwa gatandatu twabonaga amafaranga. Ukoza inkweto jya kuzidoda tukazoza tukazidoda tukazitera umuti ku weekend nyine twabonaga amafaranga kuko nacyuraga nk'ibihumbi byanjye nka 12 13 by'icyo gihe kuko inkweto kugira ngo tuyitere umuti byabaga ari amafaranga 200 kandi mu weekend abantu batoraga umurongo. Bivuze ngo wari ufite amafaranga icyo gihe nubwo atabaga ari menshi cyane. Niyo tabaga ari menshi ariko nari nyafite ashobora kunsova. Turihuse rero mu 1200 akwemere kwiga piano. Urugendo burutangiye rw'umuziki. Ndarutangiye yanyigishije inota rimwe ayinsigira icyumweru piano. Ntiyaza kuyifata. Ubundi twari twavuganye yuko azajya ayimpa 3 mu cyumweru. Nawe areba ko cyari igipiano kinini cy'ikasiyo. Areba kukikorera kujya kigenda akakizana arakinsigira. Akinsigiye ndavuga urakoze. Sha ntabwo nongeye gusohoka mu nzu. Rya nota yanyeretse rya do. Nararicuranze ndacuranga yaje kuza kuyifata nanone ayijyanye burundu. Ansigira iryo nota nayimaranye icyumweru. Ariko 1200 abashizemo se ebana arayijyana. Hanyuma kongera gukomeza rero ubwo mu idini nyine aho narindi nza kuvamo aho ngaho nza gukorana n'undi mugabo witwa Mutijima Robert. We yari afite agapiano gato yakayamaha ka PSR 50. Ako gapiano nkomeza kugacuranga nako barakampa mbana nako noneho mu rugo nguko uko namenye piano. Ibindi yari amahugurwa nagendaga mbona ku bantu mbona ku bandi. Hari abashinwa bigeze kuza bamarina amezi angahe banyigisha utundi tuntu tukarasike iki andi manota. Nuko nagiye mbona amahugurwa gutyo kuri piano. Akaririmbo kakuzambagamo mu mutwe ugitangira gucuranga karakaye nimba kwibuka? Akaririmbo kanje micyo gihe icyo gihe twaririmba guturirimbo two guhimbaza. Ubwo urumva nabaga ndi mu cyaki bakaririmba akaririmbo ko guhimbaza kavuga ngo Yerusalemu tuzayigenda genda Yerusalemu no murwa w'amahoro. So aka karirimbo rero kara kamanota 3 urumva nibyo bintu byari bihari. Niyo muziki twumvaga buri gihe, nizo ndirimbo twakundaga gukoresha mu rusengero. So maze kwiga iryo nota rya do nibwo nagakubise rero nkajya ngerageza nkakirirwaho buri munsi iryo nota ndarimenyera nuko twagakoraga.
Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayitambagira, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu. Yerusalemu tuzayigendagenda. Mwakumvise uburyo karimbo kari kameze, mugisha rakoze cyane, nanjye nari ntagiye kujya muri mode. Afko turacyari kuri kamera za Soul TV. Ahangaha rero noneho utangiye kariyeri yo gucuranga muri rusange. Iyo mikoro nushaka kwigumisha kubera ko ugiye kuducurangira kano kanya. Ndashaka ko abantu turi kumwe tugiye kujyanamo neza uko uyu munsi turi kumwe n'umunyamuziki muri rusange. Navuga ko muri kariyeri yawe wenda turaza kubigarukaho dusoza gatoya, ariko icyo gihe ndatekereza noneho waraje guhita winjira muri production. Icyo gihe muri production urabona nta ma studio yarahari, nta yarahari pe. Hanyuma muri 2003 na 4 sinibuka neza, nibwo twaje kubona aga studio kamwe ka digital, aho nibwo bwari bwa mbere tubibonye. Kazanywe n'umusore umwe witwa Happy. Happy icyo gihe yitwaga Happy Inshuti. Studio aza kuyita SH Record. Ubwo yari kumwe n'umufiance we witwaga Sara. Urumva nawe ahita hina S Sara na Happy biba SH Studio. Irakora, ariko mbere yaho gatoya hari indi studio y'umugabo witwa Aranaturirimbira, niwe wayikoragamo. Niwe wari ufite studio. Nza kujya gushaka gusohora akaririmbo. Ari umuririmbyi? Ndi umuririmbyi mu rusengero. Nshaka gusohora akaririmbo ngenyine ku giti cyanjye. Icyo gihe yacaga amafaranga angahe ku ndirimbo? Icyo gihe yacaga amafaranga 40,000-50,000. Yari menshi. 2-3-4. Aha. Noneho nza kubwira pasiteri wanjye wanyoboraga Kamanzi Theophile yitabye Imana. Ndamubwira muzee, ndumva nshaka gusohora akaririmbo. Yarankundaga, aza kubwira mushiki we wabaga mu Budage. Amwoherereza amafaranga amadolari 100. Yego. Amadolari 100 icyo gihe ngira ngo harimo nk'ibihumbi nka 30 n'andi. Idolari ryari itarazamuka cyane. Ryari ryazamuka. Ndibuka yampaye ibihumbi 35. Cyane nanjye ndagenda njya kwa mukuru wanjye mushaka handi mafaranga, ya mafaranga ndayabona ibihumbi 50. Ndavuga nti reka njye gushaka loan. Ndagenda ngezeyo, uwo mugabo Aranaturirimbira nasanze arimo akorana na Rutabana. Aransuzugura ntiyanyakira. Nk'umwandagaro ndi nyine nk'umuhanzi. Aravuga kuko icyo gihe urabona ubu ngubu nibuze ndagaragaraho, icyo gihe inzara yari yaratwishe. Tumeze nabi. Barakoye na direde noneho. Na direde naravanyeho, n'umubiri ntabo mfite mbese. Arandeba aranyitegereza. Ngira ngo arandeba baravuga ati uyu muntu nta kigenda cye. Aranyirukana. Ngenda mbabaye. Aroni yakwirukana muri studio. Aranyirukana pe, nubwo yashatse kunyumva. Ko niyambwira ati ndirimbiramo kumva ijwi ryanjye, ahari yajya kunkorera. Ibi bintu a producer nimukekorere abahanzi bakiri batoya rwose. Turabasabye kuri kamera za Soul TV aha dukomeze. Noneho ndataha ndigendera, nza kubona undi witwaga Patrick Buda. Yarafite studio nawe? Nawe yaje kugira studio nyuma, ariko yabanje gukora mu ga studio ka Shusho Mihigo. Nza kumumenya nyuma, sinari mubwiye n'umuntu. Ntabwo wacitse intege ngo mve uretse? Ntabwo nacitse intege. Nakomeje gushakisha, ndagenda turabonana, ankorera ko karirimbo. Abo bantu bari bafite ka bande kitwaga Tolerance Muzika. Ndumva hari zimwe mu nibo baririmbye akaririmbo
uzakumva kuri bonane ka bonane k'agaswahili ukuntu katari akanyarwanda nibo bakaririmbye ba tolerance. bankorera indirimbo yitwaga umugabo mwiza. Iyo ndirimbo yarahitinze mu gihe cyayo. uraza kuducurangiraho nayo ego nicyo gice tugiye kwinjiramo turimo dusatira. Yes. Ntimurambirwe. ndayikora maze kuyikora iba nziza ariko irandushya hafi nyukorera hafi amezi 8. Amezi 8 ukora indirimbo imwe. Iyo ndirimbo imwe uwo mugabo yaranduhije nkagenda nkatonda nkicara yambwa tuze tukore. Yari umunyarwanda se? Ngira ngo yari umuzayirwa ariko yavugaga ikinyarwanda. Nk'ababazayirwa baje mu Rwanda bakahaba bakarinda bahabyarira cyangwa se yarahabaye akigana ikinyarwanda. Yego. Ubu ngubu ngira ngo aba muri Canada hari. Ubwo ngubwo noneho rero tuve indirimbo irasohotse. Umugabo mwiza irasohoka iragenda. Production none imaze gusohoka. Ndavuga ntariko ibi bintu nanjye nabyiga. Kurumva mu gukorana nawe amezi 8 nareba uko abikora nkareba uko abigenza ndavuga ibi bintu ariko nabyiga. Nabishobora. Ubwo arigeze mu myaka ingahe? Ubwo urumva nari mfite imyaka hafi 25 ngira ngo. 25 mugisha muri Kigali studio zirimo ziraza arimo arareba ukuntu bakora yatangira urugendo rwo gushaka uburyo yakwinjira muri studio na production muri rusange. Yes. Production rero utangiye kubimenya wice ni ryari wicaye muri studio ukora indirimbo ya mbere uvuga ati ngiye kuyikorera umuhanzi? Ubu ngubu Happy amaze kuza. SH arahageze yari inshuti yasengeraga kuri Deliverance Church. Njya kumusura mujyanira nako kanjye arakumva ahubwo abakiriya baza akabari kabumvisha nk'ari wagakoze. akabari kabumvisha habajemo umugande. Amaze kuza barakoranya igihe gitoya byari ibintu bigitangira amafaranga arabura umuganda aritahira. Haba haje witwa JP nawe yigiye aho ngaho. Buriya Jean Paul yize nawe hari? Naramurebaga twari kumwe. Ni generation yawe? Noneho Jean Paul barakora ariko kwa kundi umuntu arushye agasiga imashini yaka nanjye nkaza akanda utuntu nkabyica agasanga nabivanyemo akaza gatongana nkigira inyuma nkasohoka. Nkagenda finally aza kubona akazi kuri Flash. Ni Flash? Flash FM. Ntihakomeza kuza nk'umupresenter se? Sinzi ibyo yakoraga yaje kujya muri studio yayo ngira ngo technicien akakora utugingo twabo agakora ibiki nka producer wa radio. Icyo gihe ahita ingi yayita noneho ingi ibura umuntu uyokipa ibura umuntu ndavuga nti nanjye ndahava. Ariko ubwo yagiye kugenda amaze kumenya gukora ingoma beat beat nkazicura neza webana nkacuranga piano yanjye nkakiramo utuntu abantu bakaryoherwa. Nta kindi narinzi. Haba haje undi mutipe w'umurasta nibagiwe akazina ke yari yacurangaga base. Aza nawe azi kumixinga akakora na mastering. Ariko gucuranga kuri piano atabizi neza. Noneho nge nkakora ingoma nawe akamixinga nkakora ingoma nka recordinga amajwi akamixinga indirimbo tukazisohora. Nguko uko nagiye niga gucuranga. Mugisha ni umunamyi ukomeye cyane nubwo mumubona gutya acuranga reka tumuhe n'umwanya. Ndabizi ko mwadutegereje umwanya munini kugira ngo muze no kumva mwumvise ijwi rye. Buriya iyo hari ukuntu umva umuntu nkanjye ubu ngubu ndirimbye abantu bashobora guhita bafunga amatwi ariko icyiza nuko turi kumwe mu by'ukuri. Noneho ndashaka ko dutaramira. Reka dutarame gatoya. Hari icyo byatwara se? Ku bantu turi kumwe tugiye gutarama gatoya. Turi kumwe n'umutumirwa wacu. Iyi ni Soul TV ukomeje kugenda ukurikira. Reka tugaruke mu kanya rero noneho adutaramire aducurangire mwumva ubuhanga bwe budasanzwe muri rusange. Iyi ni indirimbo yanjye ya mbere nasohoye nababwiye yitwa umugabo mwiza. Iyo ndirimbo yaje gukora ibitangaza ko ndibuka hari ishuri rya YWAM. Hari umwana umwe twasenganaga yaje kuyijyana yarayigisha iragenda ikora ibitangaza aho bajyaga mu outreach yabo
bayiririmba abantu bakazana ibirozi abapfumu bagakizwa. Ni indirimbo yagiye ikora akazi kuko niyo icyo gihe niyo yari iya mbere yanjye nyisohora nari mu bihe bigoye ariko narasengaga Imana igira amavuta ikora umurimo. Niyo ngiye kubaririmbira rero gatoya, ndaririmbaho igice kimwe ntabwo njya kure cyane. Biravuga ngo nashakishije ubuzima ku ngufu mu bihe byose bibaho hano ku isi, n'iby'abantu benshi ngo mbona amahoro ariko bikanga nkakubitwa. Ninjiye Cadillac Pan-Africa n'ahandi ariko nta mahoro nahaboneye. Ubu nta nshuti ngira ndetse n'uwampaye yo kunywa kubera ibyaha byinshi nakoze. Hari umugabo mwiza izina rye ni Yesu, upfa kwatura gusa kumwemeye hakaguha amahoro ukabona umunezero mwinshi cyane, ukabona umunezero mwinshi cyane. Now iyo ndirimbo yakoze ibitangaza, niyo yatumye hari abantu benshi yakanguye mu bwonko, yabyukije batangira gukora muziki irazamuka kuko yaririmbye neza, icuranze neza. Abantu bayumvaga batangiye, hari igihe wumva ikintu kigahita kikuzamura kikatuma nawe ukora ikindi, hakabaho indi mpano ikanguka. Yakoze ibitangaza, ndashima Imana. Hanyuma kuva icyo gihe narakomeje, ariko ibindi bisigaye n'ibanga ryanjye muzambona mu gihe kiri imbere kitari kure, kuko hari ibyo ndimo gutegura, hari ibyo ndimo guteka, tuzarya turyoherwe. Uyu munsi rero nabateguriye uturirimbo dusanzwe kugira ngo dufatanye turamye Imana. Hari ibyo Imana ikora. Murabona ko turi mu bihe bigoye, ibihe bya Covid, aho ibintu byose byakakaye, ariko muri uko gukakara kose Imana ifite uko ibigenza. Uyu muhanzi ndamukunda, indirimbo yiri kumfasha muri iyi minsi, nibwo ndimo kuyumva kuko ko hari icyo Imana ikora, aho na nyuma ya zeri ikora. Indirimbo iravuga ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, ariko icyo nzi ni kimwe, iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora nshuti, iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora Yesu, iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana. Mariye uvuga ijambo rimwe gusa bigatungana, gatungana.
tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, ndakwiringiye Yesu, ukizera ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratunga, biratunga. Haleluya. Hari undi muhanzi umwe usigaye ubikora. Burya urukundo rw'Imana ni rugari, urukundo rw'Imana ni rwinshi. Iyo tugiye kubireba ruratuzengurutse, rurakora ibitangaza. Hahandi ushobora kuba wihebye ukareba hirya no hino ukavuga uti noneho ndabaho gute, imirimo yarahagaze, nta kivansa, ibintu byose byaranze, ariko ukanga ukabaho, bukongera bugacya, bugacya, bukongera bugacya. Hari urukundo rw'Imana. Umuhanzi umwe yaravuze ngo ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rurangose, ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rurangose, nareba hejuru, nkareba impande n'ibingose, urukundo rurangose, ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rurangose. When I turn this side, when I turn the side, the love of God surrounds me. When I turn all around, the love of God surrounds me. Hallelujah. Urukundo rw'Imana ruratugose twese, buri muntu mu kategori ye, iby'ukuri byose aho uri hose, nzira ugendamo, mu muhanda, Imana igenda ikurinda ibintu byinshi, naho ubundi atari ibyo ngibyo twakabaye twarashize neza twaragiye, ariko urukundo rw'Imana rutubeshejeho no muri bibi. Hari akaririmbo kera twaririmbaga, kera, si kera cyane ariko byose byabaho, twacunguwe n'amaraso ya Yesu. Cyinshi cyane sinzi uko nabivuga, atari Yesu ntabwo tuba turi abantu neza, ntituba turiho, ariko kuko yitanze akayamena, nge nawe turahari, nge nawe turiho, nge nawe turi bazima. Ako karimbo karavuga ngo ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso ya Yesu turayashimira.
ubwo rukundo rwawe papa turarushimira kukugira neza kwawe mwami turagushimira ubwo bwitange bwawe mwami mwiza turagushimira ayo maraso yawe mana turayashimira ese ni ikihe kiguzi twaguhama nawe uretse kugushima ayo maraso yawe turayashimira 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 turayashimira. Haleluya, Yesu abaha umugisha. Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy, holy, you are holy. Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy, holy, you are holy. Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy, holy, you are holy. Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy. Yes, you are holy, you're holy. Yea, Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy, holy, you are holy. Lamb of God, you seated at the right hand of the Father, you holy, holy, you are holy. Mugisha arakoze cyane, ni umuproducer yari yatwinjije mu mavuta ku buryo bukomeye cyane uyu munsi. Ndatekereza uyu munsi abantu turi kumwe, abantu badukurikiye bishimye pe, kandi urakoze cyane. Imana igumugisha. Amen. Ubwo rero ngira ngo noneho tugiye ku kindi gice tunagana ku musozo muri rusange. Nyuma rero yo kwinjira muri production n'ubuhanzi bivangavanga uririmba, uyu munsi noneho mu muziki wagaze ute? Ya uyu munsi mu muziki ndi muri production uko ubivuze, ariko ahanini cyane ndi n'umutoza w'amajwi. Yego. Ya abantu batoza kuririmba kandi byiza. Ubundi iyo umuntu avuze umutoza w'amajwi, abantu wese abazi kuvuga kuririmba, ubundi bigenda bite? Umuntu wese ushobora kuvuga, hari akagani nigeze kubona kuri internet bavuga ngo umuntu niba ashobora kuvuga ashobora no kuririmba. Yego. Niba umuntu agenda atari ikimuga ashobora no kubyina. Yego. Kubyina, dance, ashobora gukora ibyo bintu. Ariko wabikora ushobora no kubyiga, ariko burya impano ikaba akarusho.
yego iyo umuntu afite impano Imana yamuhaye impano kuko nta muntu utaririmba Yego. none se ntushobora kuba uri mu cyumba cyawe ukumva akamelodi karaje ukiririmbira uko ushatse cyangwa umuntu ari mu byombo ariko ukumva arimo araririmba akaririmbo kaje mu mutwe we kaba ari aka Bruce Melody cyangwa se ari aka gospel ariko ukumva umuntu araririmba niyo yava ataba avuga amagambo ariko ukumva ari akamelodi kamuri ashobora guhimba gushaka kumuzamo umuntu atari ikirage rero ashobora kuririmba birashoboka ashobora kuririmba uyu munsi rero winjiye mu gutoza amajwi ndetse na production muri rusange navuga yuko ari byo wihebeye cyane bivuze ngo umuntu uwo ari we wese wagushaka ngo umutoze amajwi yakunda rwose kubera production impamvu nayigiyemo cyane ni cya gihe natakaje ndimo nirukanka inyuma ya wa mugabo wankoreye ya ndirimbo birambabaza cyane ndavuga nti kandi ibi bintu ubwo nabikora nanjye nzifasha bizanyorohera kandi mfashe n'abandi ko giye iyo nkora production ntabwo nkunze kukerensa abantu umuntu muhe gahunda naza asange hari undi yicara aho ngaho atahe ntacyo akoze oya ibintu byose ni ku murongo buri muntu aba afite gahunda ye yaje turakora agatana kubaza nti ubona gospel ihagaze uyu munsi ugereranyije no mu minsi yahise ugereranyije n'iminsi yahise gospel yari hasi yego aho wasangaga abantu baririmba amakontreta abandi baririmba ama off keys ugasanga abacuranzi baracuranga ibi abaririmbyi nabo baririmba biriya ariko ubuzima bugakomeza ariko ubu ngubu gospel mu by'ukuri yarazamutse abantu basigaye baririmba neza abana basigaye baririmba neza kandi ikindi na support y'abakristo nayo yarazamutse imyumvire yarazamutse cyagiye abantu ntiwashoboraga gutegura igitaramo ngo uvuge uti ndashaka nibuze wenda twabyita amazi yo kunywa mwishyure amafaranga make ariko ibi bintu nakoze nibuze mbone no gukora ibindi ntibabyumvaga bumvaga ko ari ukugurisha ijambo ry'Imana ariko ubu ngubu nibuze ubona ko birimo bijya mbere rwose birimo biraza ku rwego rwa production yo wumvise mu matwi yawe uba wumva ari ikintu cyazamutse ku rwego rwa production ibintu birimo biragenda neza kera bikiza n'ibi bya digital abantu bakoraga indirimbo ariko kumva zirasatira ukuntu ariko ubu ngubu uragenda wumva ukumva gospel nako production irimo iragenda neza n'ukuri rwose abantu barimo barakora ibintu byiza turimo turagera ku rwego ku buryo muri icyo gihe abagande baravugaga ngo abanyarwanda ntibazi gukora ariko ubu ngubu niba bashobora no kuza tugakorana birerekana yuko production irimo izamuka ni mugisha rero kuri kamera za Soul TV turimo turagana ku musozo rero mu gihe wakoze cyane hari ubutumwa wagenera abantu mbere ko tugana ku musozo abantu n'ukuri mu rwego rwo kuririmba bakeneye amahugurwa cyane cyane abantu bafite ibitekerezo byo gusohora indirimbo be gupfa gusohora gusa kubera santima ahubwo nibategura ikintu kuko burya iyo utateguye ibintu ntibigenda neza kandi bamenye ko cyangwa mumenye neza yuko indirimbo dusohora zikajya hanze zituruta ubukuru urayikora ugapfa ukayisiga umwana akaza akayisanga akayisiga n'undi akayisanga kuko ubu tujya turirimba Amazing Grace iyo ndirimbo bayikoze mu 1800 yego ubu turacyabikora barapfuye baragiye so abantu ntibagira ibyo bitekerezo byo gukora ibintu byiza bizagumaho bigafasha n'abuzukuruza igihe kirekire nibwo butuma nabaha cyane cyane ku bahanzi barimo bagerageza kuzamuka urakoze cyane mwakoze cyane kubana natwe dushimire cyane umutumirwa wacu w'uyu munsi akaba ari mugisha rero no producer akaba muramyi akaba umukozi w'Imana ukomeye cyane nizere ko mu by'ukuri mwanejejwe ndetse mwafashijwe mu by'ukuri n'ikiganiro twagiranye kandi cyiza ubwo rero reka tukubwire ngo ntukagende udakoze subscribe kuri channel yacu ndetse ibitekerezo byawe birakenewe like ndetse usharing hirya no hino mu by'ukuri inshuti zawe zikomeze zikurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Rero nitwa Urutambije dusubire ubutaha. Iyi ngiyi ni Soul TV.